Ndagusuje mukunzi wacu ari nako nanaguha ikaze wowe udahwema gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birababaje kandi biteye n'agahinda ibyumvikanye mu karere ka Nyamasheke, aho umwana w'umunyeshuri, umwana ukiri mutonya cyane, bamufatanye ibintu yaragiye kwicisha bagenzi biwe bigana kuri kino kigo giherereye mu karere ka Nyamasheke. Ibintu byahise bizamura uburakari bw'ababyeyi, ibintu byahise bizamura uburakari bw'abarezi ndetse n'ubuyobozi bugiye butandukanye nabwo bwagize ubwoba bitewe n'ibyo bafatanye uyu mwana ukiri mutonya, uyu mwana w'umuziranenge wafatanwe ibyo yaragiye gukoresha cyangwa ibyo yaragiye kwicisha bagenzi biwe. Ese kugira ngo uyu mwana afate umwanzuro wo kujya gufata ibyo bintu ngo azabyicishe bagenzi be byaba byaturutse hehe? Ese kuri ubu inzego zitandukanye iz'ubuyobozi zo zaba zatangaje iki nyuma y'ibyo byafatanye uyu mwana w'umunyeshuri ukiri mutoya yaragiye kurogesha bagenzi be? Ese uyu mwana we yatangaje iki? Ese abarezi, ababyeyi bose batangaje iki nyuma y'uko uyu mwana w'umunyeshuri yaragiye kwambura ubuzima abanyeshuri bagenzi be? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twagutegura uyu munsi. Icyakora icyo tugusabye ni kimwe gusa, nuko wareba munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubategurira hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'umuzingo hirya y'amakuru akomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye bitewe n'ibyo bafatanywe uwo mwana w'umunyeshuri wari ugiye kuroga bagenzi biwe. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ibyongeye kubera rero mu karere ka Nyamasheke byakuye umutima ababyeyi ndetse n'abarezi barerera ku kigo giherereye muri kano karere ka Nyamasheke, nyuma y'uko umwana w'umunyeshuri, umwana ukiri mutonya yafatanwe ibyo yaragiye guha bagenzi be ngo bose bashire bitewe n'ibyo bari baramukoreye. Ibyahise bitera ubwoba abarezi ndetse n'ababyeyi bigisha kuri kino kigo giherereye mu karere ka Nyamasheke. Iyo nkuru rero ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bose ko yabateye ubwoba. Yanemejwe n'inzego z'ubuyobozi bwa leta zagiye kuganiriza abanyeshuri bo kuri GS Mwito mu karere ka Nyamasheke, nyuma y'uko hari umunyeshuri wafatanwe ibyo bakekwa ko ari amarozi yaragiye kurogesha bagenzi biwe. Iyi nkuru yabereye mu mudugudu wa Rwimiyaga, akagari ka Karusimbi, mu murenge wa Bushenyi, mu karere ka Nyamasheke, mu ntara y'Iburengerazuba. Niho havugwa umunyeshuri washatse kuroga bagenzi be ngo bose bashire bitewe n'ibyo bari baramukoreye. Iyi nkuru kandi yabaye kuri uyu wa mbere tariki ya 7 Ukwakira 2024, nibwo uyu mwana w'umunyeshuri wiga mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza muri kino kigo cya GS Mwito giherereye muri kano karere ka Nyamasheke yafatanwe ibyo bagenzi be baketse ko ari amarozi cyangwa ari uburozi yaraje kurogesha bagenzi be ngo bose bapfe cyangwa bose bashire. Bamwe rero mu barimu muri kino kigo bavuze ko uwo mwana basanzwe bamwigisha mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza. Umwe mu barimu yagize ati uwo munyeshuri yiga mu mwaka wa 4 hano mu kigo, hari utuntu bamufatanye baracyabikurikirana ngo yari kubiha abamujyaniye agapira idenesi abana bakinisha iyo bari mu kigo cyangwa iyo barimo barataha bavuye kwiga. Undi mwarimu nawe avuga ko babimenyeshejwe n'abanyeshuri cyangwa babwiwe n'abanyeshuri ko uwo mwana afite uburozi yaraje kubarogesha. Yagize ati byabaye ku wa mbere twabibwiwe n'abanyeshuri, turareba dusanga afite utuntu tubumbye nk'amabiye turimo ubwoya bwinshi, ntabwo turamenya ibyo byari byo koko niba yaraje kubirogesha aba banyeshuri
cyangwa niba ari ikindi kintu yari kubikoresha. Iyi nkuru rero ikomeje gutera ubwoba abagiye batandukanye, haba abarezi ndetse n'ababyeyi baba bana uyu munyeshuri yaragiye kurogesha. Yanagarutseho na Habimana Samuel Sefu, umuyobozi wa JS Mwito, yatangarije itangazamakuru ko hari ibyo babonye bidasobanutse babishyikiriza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ya sitasiyo ya Shangi iherereye muri kano karere ka Nyamasheke. Yakomeje avuga ko nta mwuka mubi uri mu kigo, ko inzego za leta zaganirije abanyeshuri zemeza ko uwagaragayeho biriya ashakirwa irindi shuri ariko akava kuri icyo kigo cya JS Mwito. Aha uyu muyobozi yagize ati twarabibonye bidasobanutse tubishyikiriza RIB, biracyari mu iperereza. Inzego za leta zaje kuganiriza abanyeshuri ndetse n'abarezi, hemejwe ko uwo munyeshuri azajyanwa kwiga ahandi akavanwa kuri JS Mwito. Iyi nkuru kandi yanagarutsweho n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushenyi mu karere ka Nyamasheke, Mukabarahira Janine, aho yasabye abana n'ababyeyi kudakuka umutima, abana bakiga neza kuko inzego zibishinzwe ziri gukurikirana iki kibazo. Ati ikibazo twarakimenye kirakurikiranirwa hafi, nta byacitse, hari inzego zibishinzwe zikirimo, abana, ababyeyi, abarezi n'ubuyobozi bw'ishuri ntibakuke imitima. Tugiye kugikurikirana kugira ngo turebe koko niba uyu mwana yaraje kuroga abanyeshuri bagenzi be. Iki kigo rero cya JS Mwito kigamo abanyeshuri bava mu mirenge ya Bushenyi na Shangi iherereye muri kano karere ka Nyamasheke. Tubibutse ko rero yo ari KN Radio, ishakira ukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru rero turabagezaho niyo mu karere ka Nyamasheke, aho umunyeshuri yaketsweho amarozi yaraje guha bagenzi be ngo bose bapfe cyangwa bose bashire. Byose rero bizamura uburakari bw'ababyeyi ndetse n'abarezi, bose bagira ubwoba bitewe n'ibyo bari bafatanye. Uwo mwana w'umuziranenge cyangwa uwo mwana w'umunyeshuri wari uje kwambura ubuzima bagenzi be. Ndagushimira rero twabanye mu makuru yacu umunsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazogera kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzagushimangira yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kumva iyi nkuru, jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo urabona ahatangirwa ibitekerezo, tuduha igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama. Icyo gihe uzaba utweretse ko uhora utuba hafi natwe kugira ngo tujye tubaha ibintu byiza kandi byizewe. Fata iyi nkuru maze kumva uyisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri, ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.